Ladies and gentlemen, give it up for Pirate. Good evening class. Kwero kuntu bakunda nini nabakumbuye cyane namwe suko turi kujyana muri kunyumva neza. Aha nicyo ngicyo mbakundira rero niyo mpamvu muri class ishuri ko rishyushye byagenze gute ishuri mufungura amadirishya hanyuma Morinyo uri he ngwino hano banguka Morinyo ihute uca ku gikoni baguha amazi ashyushye ubwire uce no muri sare ubwire Kararisa guhingwa y'ibara ihute wirukanka hanyuma ejo bundi mwakoze kwezi ngiye guhamagara abantu baze bafata amanota ariko amanota mwabonye arasekeje. Aha Amoni banguka hano 70% mu mukomera amashyi. Amoni uri he wihuta Amoni 70% kandi urabu wa mbere ndamuhemba ndagira ngo banzanire ntuza hano banzanire ibihembo hano bamwita muyoboke 80%. Bravo mu mukomera amashyi muyoboke 80%. Bamwita Melissa 60% waragerageje banguka. Aha bamwita Franco 0%. Bamwita Bobu 0.5%. Morinyo uri hehe 9%. Kristera yasibye ngari mu kibada 15%. Murangira BTA 92%. Hanyuma kugira ngo rero twitware neza twihuta murabona hano ku kibaho dushimira amashyi menshi kuri MTN we amashyi menshi kuri MTN nanone kudashima kwa bari kugira ngo numvishe nishimye nkibona ibyapa ibino bintu twarabyifuje kenshi kubona abantu badufasha si byose byiza si bisa neza ambo ahangaha kugira ngo twumve ko turi kujyana sibyo ndajya mvuga ikintu namwe tujyane muri kunyumva yego muri kunyumva none ijambo ndavuga murajya mushyiraho cyane nivuga ngo cyane muravuga ngo ne aha sibyo cyane turayikoresha inshuro ebyiri hasi gucyo ndavuga murongeraho sibyo aha twagiye aha abantu hano muri Genesis Comedy turishimye abantu hano muri Genesis Comedy turishimye murangira BTR turamukunda nukuri kwimana ndaga ayimana ishobora byose ako mwabaye mu buranagira ngo nde undi mwagakwiye guceceka ibi nabyo bigize icyaha ariko umwe natumye ingwa y'ibara ari he nkuca kwandika uwo natumye ingwa ari yagiye kwa Clarisse twagiye bamufatiye ku ngufu ambo ukuntu ibintu babimeze tugiye kwiga isomo ryitwa ubutabera tugiye kwiga isomo twita ubutabera ni ikirero ngiye kubazana ubutabera bwa Pirate n'ukuri kw'Imana. Hari ikintu twita kwamamaza ni igikorwa bakoresha abastari kuko baba bazwi kugira ngo izo product zimenyekane abastari s'il vous plaît ariko hari uburyo bushyashya navumbuye n'ukuri kw'Imana ukuntu ntekereza biratangaje. Ejo bundi nabonye article ku kinyamakuru cyandika cyitwa Igihe baranditse ngo nibura ngo umugabo ngabagomba kwitegereza ngamabere y'umugore ngo 3 ku munsi ngo kugira ngo ubwonko bwe bukora neza ndavuga ntimwo kagira Imana ni ibere nakozeho 2015 n'ubundi cyaryibuka ahubwo bari nge nabonye barisha inyito iyo babanga umugabo ushaka gupfa vuba akwiye kuraba amabere y'umugore 3 ku munsi izina ry'Imana ntago wamarakana ndabeshye se bura abantu bagabo bararangiye kera rukumva mwararangiye ariko inyarwanda bagira article nziza arindi nkuru nasomye bavuga ngo sinzi niba ari ibyo nabibonye kuri TikTok ari umuntu wakariye screenshot sinzi hano yabikuye niba ari ibyo ntabwo mbizi nibazankurikirane. Baravuze ngo abasore ngo banze gushaka ngo leta iri kubatekereza ngo bagiye kujyaho bakubita inkoni 200 buri cyumweru
ndibaza izo nkoni bazajya bazikubitwa nabandi murangirana amakuru ya pirate ndabona isuri iri guhinduka ngo bagiye kujya babahonda inkoni 200 buri cyumweru ndibaza tuzajya tuzikubitwa nabo bakobwa twanze kurongora ese ubundi kukireta ishaka kujya bakubita abo basore ariko nibyo murananiranye ugasanga nka rwababuru ufite icyanwa nk'icyaruhaya gusa nta mugore do bino bihungu byose do nta bagore noneho ngo bajya kujya bazihonda ariko nge naratekereje ndaba ntago hakwiye gukubitwa twebwe twanze kurongora ahubwo hakwiye gukubitwa baturoze kujya tutarongorwa nibo bakwiye gukubitwa noneho hari abumvisha ibyo bintu ngo bigiye gukorwa na makuru ya pirate s'il vous plaît mes chers amis ngo baravuga ngo bazajya bahungira muri Uganda ariko hari icyo bajya bita polisi mpuzamahanga ikumira ry'ibyaha ukora icyaha wajya mu kindi gihugu bakaguhiga bakakugarura noneho izo nkoni 200 zo mu Rwanda ngo uzajya uhungira muri Uganda bakamenya ko wakwepye gushaka ngo bazajya bagukubitisha fera beto ubwo rero mwabakobwa mwe muri aha ngaha umusore uri buze kugutereta nyuma y'ibyo maze kuvuga uhita umenya akatinya inkoni ngo niba mutazitinya mukomeze turebe ako nk'iryo tegeko simbivuge ngo risohoke we byanyabyo kuko ariko niba shaka bazabadihe bakora ikinge ntago bindeba nge se ko ndimbwa ntabwo bindeba ndaga hari icyo bita kwamamaza rero nibyo narindeho mutandogoya muri kuncoshwesha mugaseka ariko kwamamaza nakubwiye bakoresha ibyamamare kugira ngo ibyo bintu bibashe kugerwaho kwamamaza rero navumbuye ubundi buryo bushyashya bayidawa abanyafrika natwe turi gutera imbere usanga umwana agera ku myaka 10 bakatangira kureba ibintu afitemo impano bakamutwara muri ibyo bintu niba zikubaza akamutwara kuba specialist mu kubaza niba zigutwara bakamutwara kwiga gutwara niba z'umupira bakamutwara mu kademi kugira ngo umwana kure icyo afitiyemo impano akizi neza ako twasanga twebwe turi kwiga ngo ibice bigize isazi ngo ibice by'ikibabi ugasanga ibyo bintu umuntu akuza ari debile mu mutwe niyo mpamvu nanjye meze gutya ntago uko ntafite imanite by the way ubwo rero abanyafrika natwe turi gutera imbere usanga umwana w'umuzungu ku myaka 20 arimo gusoza kaminuza ariko njye iyo myaka nayigize ndi kwibaza ukuntu byagenda ndamutse tsiza umunyu mu gikoma unyumvira abanyafrika natwe reka dukomeze muri bwa buryo bwo kwamamaza uburyo bwo kwamamaza navumbuye naravuze ni se niba bakoresha ibyamamare kugira ngo ibyo bari kwamamaza bigerweho nta kuntu bajya bafata nka bimwe muri zimwe muri product tuzi zikoreshwa cyane mu Rwanda bakazikoresha bari kwamamaza ibindi bintu wenda tuvuga ni urugero ukabona nko ku noti ya 5 hariho ifoto yisutiye wona nk'uruganda rukora imyenda bakavuga inoti ya 5 ihora itambuka mu bantu bakava kwere ko ihora izerera mu bantu mu motare hayi umucuruzi garura uyu muntu inoti ya 5 ihora izerera nk'uruganda rukora imyenda bakavuga ati reka dufate iyo noti ya 5 tujye muri beneri tugure dusyeho ifoto y'icyo turi kwamamaza iyo noti izajya bidufashamo ukabona nk'inoti ya 5 hariho iki hariho nk'isutiye ariko naje gutekereza ikindi ravani abagore nibo bantu bazi bakunda guteka ese ni ukubera iki kandi abagore bakoresha iki kotex ni ukubera iki kuri kotex batashyiraho nk'inyanya bari kwamamaza nka sestomate saho ngaho nshaka kugera nkahita nibaza nko munsi hazasohoka prudence ziriho nka gahunda z'amateraniro kwa Gitwaza ugasanga kuri prudence handitseho ngo kwa Gitwaza ngo kwa kana abasengesho kandi byafasha kuko ivuga butumwa rireba abanyabyaha kandi umuntu ugiye gukoresha akakingirizo ntago ari uko bari iki ari umutagatifu sibyo izo gahunda rero zaba zibareba kwa kana amateraniro ni iki ubwo nkahita nibaza nk'umunsi wabugiye kurongora nk'umukobwa uhasengera ubwo muzi ibintu byaba ngo ayiwe ubaye iki sawa reka dukomeze hari icyo bita ubundi hari bitangaza byabagaho kera na n'uyu munsi biri kubaho kandi none hari bitangaza Yesu yagiye akora abakobwa bo muri iyi minsi bari kubikora kumurusha urugero nk'igitangaza Yesu yakoze Yesu mu bihe bya kera yafashe amazi ayahindura inzoga ariko muri iyi minsi Yesu yafashe amazi ayahindura inzoga ariko muri iyi minsi abakobwa bafashe inzoga bazihindura amazi muri kumva ibintu bakoze niba wanze gukoma amashyi nuko utarasohokana n'umukobwa ngo wake sitiro yake mitsingisha nibwo wabyumva neza gusa ndimo nihuta kugira ngo ntaza kurambirana harimo na nk'irindi somo nashaka kubabwira hari ibintu biba hanze byabaye no mu Rwanda ntimwabimenya nko muri Amerika hari zone bita zone 50 cyangwa se area 51
aho hantu murahazi bivugwa ko ari icyogajuru ngo cyaje umunsi umwe ngo kigwa ahantu ngo kiguye ahantu ngo leta zunze ubumwe za Amerika zirabimenya icyo cyogajuru cyari kirimo alien cyangwa se ibivejuru ari nabyo bivugwa ko ngo bikoreshwa muri tekinoloji ya Amerika ugasanga Amerika ifite tekinoloji iri hejuru y'ibindi bihugu byose ngo nibyo bivejuru byamanutse aho ngaho ngo none aho ngaho icyo cyogajuru byamanukiye ngo abantu barabimuye maze kubimura ngo barahubaka barahazitira ibyo byogajuru babifata bugwate ngo kujya bijya biba kuko byogajuru nani ibivejuru bigira IQ iri hejuru bamaze kubifata bugwate ngo kujya bijya bibafasha mu gukora tekinoloji. Noneho ibintu nk'ibyo by'amayobera byagiye bibaho no mu Rwanda ugasanga no muri Amerika ngo hari indege umunsi umwe hari indege yigeze kuburirwa irengero barayishaka imyaka 38 barayibura imyaka 38 barayibuze bajya kuna babona iragarutse abantu bayi barimo batarapfuye batarashaje nta kintu babaye babona nyuma y'imyaka 38 babona indege iragarutse mu masegonda make ngo barongera barayibura ntago ari filime byarabaye wowe wasinze gabanyamagambo. Noneho iyo ndege buretse ayo mayobera y'ukuntu indege yabuze imyaka 38 ikongera ikaboneka no mu Rwanda icyo kintu cyarabaye abantu bakuru muri hano ngira ngo namwe murabizi 2008 pate jaune yarabuze ntabwo mubizi pate jaune yarabuze ariko yarongeye igira gute iragaruka irongera igira gute irabura. So noneho iyo uririmbye mu Rwanda cyane abakobwa b'abanyarwanda ukabemeza bararira icyo bakora bararira ariko abagande iyo baririmbiye abagandekazi iyo baririmbiye ukabemeza bakujugunyira muvuga cyane bakujugunyira aha. Noneho bajya bavuga ngo umuntu bita Robert Mugabe mu nkurikire ntabwo joke zanjye sisigaye ziri mu bwenge doko wasinze ntabwo wazumva usabwa kunkurikira witonze. Umuntu bita Robert Mugabe yaravuze ngo ngiyo nza kugirirwa amahirwe yo kugenda mu bihe ngo nari kutembera mu bihe nkasubira mu 1946 ngubwo Trump yaragiye kuvuka ngo noneho mu 1946 ngo nkasanga yose wa Trump ati nkamuha agakingirizo ati Trump ntavuke. Ayo magambo Robert Mugabe yarayavuze. Nanjye rero iyo nza kugirirwa amahirwe ngiriwe amahirwe yo kugenda mu bihe nasubira inyuma kuri cya gitaramo cyanyu wo mwebwe na Debeni hariya Uganda wa mukobwa wajugunye isutiye nkamugira inama akayijugunyana na grenade. Ntabwo ari uko nanga Debeni ndamukunda cyane ariko ndasaba Gisele ndimo tsoza Gisele naze hano. Gisele nabonye ari we muntu uzi ibintu cyane. Gisele gwina bangu ngwino ariko ngwino ni ikibazo nshaka kukubaza namwe muraza kumfasha. Buriya amafaranga agira amazina agiye atandukanye ngwino hano amafaranga agira amazina agiye atandukanye oya ntago ngomba kureshya hagarara banguka. Amafaranga agira amazina agiye atandukanye. Amafaranga yo mu rusengero yitwa amaturo, amafaranga yo kwishuri bayita minerivare, amafaranga yo mu ngendo bayita itike, amafaranga yo ku kazi bakayita umushahara. None ikibazo mbaza ari amafaranga agurwa indaya yitwa ngo iki? Oho mwarangiza leta ngo urumogi rwacitse mu gihugu. Aho ni gute mwamutasinze koko? Okay, amafaranga agurwa indaya yitwa ngo iki? Nese urambimbazanye ngende indaya. Oya ntabwo uriyo, ntabwo ari ukuri. Ako ushobora kumenya nose ngiye ko nyivuze ndiyo. Gishobora kuba ntari indaya ko nkaba ndi umukiriya wazo. Okay, nansubize ntabwo kuvuga ibintu uzi. Ubu se konzi ko Imana yitwa Nyagasani ndayizi nahuye nayo. None se sibyo? Wowe ukeka ko ayo amafaranga tugura indaya yaba yitwa ngo iki? Nkeka yaba yitwa cash tu. Vuga cyane. Nkeka ko yaba yitwa cash. Cash. Kubera iki ya ukeka ko yaba yitwa cash? Amano ari kuziko ndumwana wo mu batambyi. Ndabizi nose twebwe nanjye mama ni umudiyakoni. Kubera iki ukeka ko yaba yitwa cash? Amakuru numvishije. Aha buretse nuko yako bayakunda ko uyabaha mu ntoki apana kuri phone. Okay. Garuka hano. Ashatse kuvuga ngo amafaranga ari amafaranga tugura indaya ngo abayitwa cash. Okubera ko
ngo tuyatanga mu ntoki ngo ntago zakwemera kuri telefone. So nguna mubwire kazo erega cyari kije n'urutwe di. Hanyuma muri iyi minsi ndimo nsoza nigendera, muri iyi minsi nagize gutya ninaga muri filime ndi gukina yitwa My Story, ndagira ngo mujye kuyireba iyo filime nagorewemo yitwa My Story series. Ni filime nziza ndi kuyikinamo. Ejo bundi nasanze ibyo twigira no kuri stage ndategura nkaza nkakora ibyo nshaka, ariko hari abaranyandikira umukaritase ejo bundi aherutse kuma seni ngo ahisha ari kunkubita, yankubise jido. None n'ukuntu baguhereza seni ngo urahura n'umukobwa mwishuka bagakamera watangira gushyuka ajya kuva ngo kati vraiment. Samsung 250 ni sure deal. Smartphones za original kuva kuri Samsung Galaxy S25 Ultra, A26, A36 na A56 zisohotse vuba kugera kuri za iPhone 16 Pro Max n'izindi niho zibarizwa. Uguze smartphone ya Samsung iwacu ahabwa warranty y'imyaka 2 akongezwa n'ibikoresho nkenerwa ubusanzwe bitazana nayo. By'akarusho uguze iPhone 16 Pro Max ahabwa warranty y'imyaka 2, internet ya 4G mu gihe cy'umwaka, kandi n'ikirahure cyangiritse mu mezi 6 tukimusimburira ku buntu. Samsung 250 kandi gufitiye TV screen zitanga amashusho y'uruhehemure mu ngano zose, frigo, imashini zifura, iziteka, ama laptops n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bya original. Gana amaduka ya Samsung 250 ari muri KCT, Nyabugogo, Giporoso, Gisimenti, Musanze na Rubavu, cyangwa uhamagare kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Kinga wongera inyana ubwatsi, abo kinga wongera